gatatu umurongo wa 2 n'uwa 3 aho Pawulo yavuze ngo muri urwandiko rwa Kristo aho abantu bose bamenya bakagenza ute bagasoma. Mbese murumva yuko niyo umuntu yaba atabashije kwatura ngo avuge cyangwa se ahamye Yesu binyuze mu gutegura icyigisho ubundi arangiza agafata indangururamajwi agatangaza wenyine byibuze imibereho abayemo cyangwa se abamubona n'urwandiko basoma nubwo nta magambo yaba yanditse kuri urwo rwandiko ariko imibereho ye yonyine ibasha gutuma bafata icyemezo bagahindukira Kristo. Yakomeje avuga ngo Yesu uba muri wowe akaba ashaka kukubwiririsha imitima y'abatamuzi. Murumva yuko byonyine kubona umuntu w'Imana agenda ukabona imibereho y'abantu b'Imana bafite imitima yahindutse n'imico ya Kristo iri muri bo, abo bantu ijambo ry'Imana riraduhamirije ngo ni ikibwirizwa gikomeye cyane Kristo abwiririsha imitima y'abatamuzi. Yakomeje avuga, Ellen White yakomeje yandika amagambo avuga ngo nubwo baba batazi gusoma Bibiliya ngo bumve ijwi ry'Imana rivugana nabo, ariko rero weho niba uri mu kigwi cya Kristo by'ukuri ntibabura kurabukwa bike by'ineza n'urukundo rwe. Yesu ashimwe. Biragaragara yuko ijambo ry'Imana riraduhamirije ngo nubwo abantu baba batazi gusoma Bibiliya ngo bumve ijwi ry'Imana rivugana nabo, ngo ariko bakabona umuntu w'Imana ubaho imibereho yahindutse ufite Kristo muri we, uwo muntu w'Imana ubasha kubaho akagaragara mu mico atavuze, aba ikibwirizwa gikomeye ku bandi bantu, bityo akaba yabasha kwihanisha benshi bagahinduka. Ndagira ngo aya magambo avuzwe nyakurikizeho